Dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, twongeye gushima kuri aka kanya yuko ubanye natwe ukaba ugiye kutwigisha ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo ibi byigisho dutangiye bivuga kuri Babuloni ikomeye udushoboze mwami kubikora neza, kandi umwami udufashe ubutumwa burimo bitewe n'ubwo waduteguriye kugira ngo tubwumve butugirire umumaro. Ibyo byose bisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi dutangiranye ibyigisho tugiye kwigana, ni ibyigisho by'uruhererekane bigenda bifite igice cya mbere, igice cya kabiri, ndetse n'ibyigisho bizagira umumaro cyane. Tugiye kwigana ibyigisho bivuga kuri Babuloni ikomeye. Nk'uko mwabibonye muri video yatangiye iki cyigisho, ni video igaragaza ibintu byinshi cyane tuzagenda tuvugaho muri ibi byigisho, uburyo tuzagenda tubona Babuloni ikomeye guhera mu gihe cyo kwa Nimurode ukageza ku gihe Babuloni izarimbukira burundu ku isi. Uyu munsi tugiye gutangira ku cyigisho kivuga kuri Babuloni ikomeye, kivuga ngo imizi ya Babuloni i Babeli. Tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo imizi ya Babuloni i Babeli. I Babeli iyo nkuru tuyumva muri Bibiliya, gusa mbere yuko tuhagera reka tubanze twibukiranye amateka. Twibuke ko Imana yaremye isi mu minsi 6 nyuma y'imyaka hafi 1500. Isi irarimbuka izize nuko yari imaze kuzuramo icyaha. Gusa Nowa ararokoka n'umugore we n'abahungu be 3 ndetse n'abakazana be 3, ubwo bari abantu 8. Muri abo bahungu be 3 hari harimo bitwaga Shemu, Hamu na Yafeti. Gusa uwitwa Hamu yari umunyabyaha bikomeye, ndetse yari afite ikimenyetso cya Kayini cy'ubunyacyaha, kuko igihe kimwe Nowa yateye uruzabibu rwe igihe yari agiye kunywaho vino, arangije asinze. Umuhungu we witwa Hamu aramureba aramuseka, ariko Shemu na Yafeti bo baza bagenza imigongo maze baramwambika. Uyu Hamu yaje gukomokaho n'amahanga y'abapagani cyane, ndetse n'umwana we witwa Kanani yaravumwe abo umugaragu wa Shemu na Hamu, ndetse turabizi ko ubwoko bwa Kanani bwageze aho ngaho bukarimbuka. Gusa kuri uyu Hamu niho hakomotseho urubyaro rw'abapagani, nk'uko tubona mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi kuri paji ya 57 kugeza kuri paji ya 58 hari amagambo avuga ngo hashize igihe urubyaro rwa Nowa rwibera mu musozi inkuge yahagazemo. Uko bagwiraga niko batangiye kudahuza, bicamo ibice kubwo guteshuka ku Mana. Abifuzaga kureka umuremyi wabo bakanga no kubahiriza amategeko ye bahoraga barakazwa n'inyigisho n'ingero za bagenzi babo bubahaga Imana. Hashize igihe biyemeza gutandukana. Bivugwa yuko bagiye gutura mu kibaya cy'Ishinari ku nkengero z'uruzi rwa Efurati, bahakundiye ubwiza n'uburumbuke bwaho. Aho niho biyemereje kubaka umudugudu munini cyane, kandi hagati yabo bagashyiramo umunara muremure cyane isi yose ikazawutangarira. Imana yari yabwiye abantu gutura ku isi yose, ariko bashaka kubaka i Babeli. Biyemeje kuguma hamwe bagakomera bakagira n'ubwami buzategeka isi yose. Nuko umudugudu wabo ukazaba umurwa mukuru w'ingoma y'isi yose. Isi yose yajyaga kubatangarira kandi ikabubaha kubw'ubwiza bwaho. Uwo munara wakataraboneka wagomba kwerekana ubushobozi n'ubuhanga bw'abahubatsi. Abantu bakomokaga kuri Hamu kubera kutubaha Imana kwabo no kumva ari abantu b'ibihangage, bafashe urugendo batandukana n'abandi kubera ubuhamya bwabo bwiza bwo kubaha Imana, kuko umunyabyaha ntabwo ashobora kwihanganira kubana n'Imana. Nawe munyabyaha, nubwo udashoboye kwihanganira kubana n'abantu b'Imana bitewe n'imico yabo, ihangana ugerageze wihane usange Yesu Kristo. Aba bantu rero bafashe urugendo bava mu misozi inkuge ya Nowa yari yaragazemo, ko ari bavuga biritubwira ko ari imisozi ya Ararati. Baragenda bagana mu kibaya cy'Ishinari hafi y'urugezi rwa Efurati, ni ubungubu muri iki gihe ni mu gihugu cya Iraq. Aba bantu ngo baragiye ngo bashaka kubaka umudugudu ukomeye kugira ngo bagire izina rikomeye, ndetse uwo mudugudu ngo habubakemo n'umunara. Uwo munara ngo uzabe igitangarirwa mu isi yose, abantu bazayifuza kuza kureba. Aha hantu ni ahantu hakomeye cyane, kuko abo bantu batakundaga ijambo ry'Imana bagiye kubaka Ishinari. Umugambi Imana nuko abantu bazagenda batura mu bice bitandukanye kugira ngo bageze hose ubutumwa, ariko abangabo barifashe bibumbira hamwe kugira ngo ubutumwa bwabo buguma ahantu hamwe, kuko nta nubwo bari bafite. Aba bantu bari bakabije ubunyacyaha cyane. Reka dusome muri Bibiliya igitabo cy'itangira igice cya 11 twumve icyo batubwira. Baravuga ngo, afite umutwe uvuga ngo Imana inyuranye indimi z'abantu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Icyo gihe isi yose bari bakivuga ururimi rumwe n'amagambo amwe, bivuze ngo ku isi hari hariho guhuza kumwe. Ibintu tubigeranye n'iki gihe. Igihe cy'itorero
turatangira tugeranya isi n'itorero ryo mu gihe cy'intumwa, kuko iki gihe isi yari irimo abakiranutsi, nyuma gatoya nibwo hongeye kugarukamo abanyabyaha no guhinduka kw'abanyabyaha. Uko niko n'itorero ryatangiye ari itorero ry'abakiranutsi, gusa abanyabyaha batihanye bakagenda barizamo kugeza aho baryonona. Twumve rero, isi yose yari ifite ururimi rumwe, ni nk'uko navuga ngo itorero ryari rifite umurongo umwe. Ngo ariko abo bantu b'abanyabyaha ngo bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari barahatura. Kugenda berekeye iburasirazuba, aya magambo tuzayagarukaho mu bindi byigisho ubwo tuzaba turi kwiga icyigisho cyerekeranye no gusenga izuba. Ni icyigisho kizakurikira iki ngiki. Ibi bintu byo kugenda berekeye iburasirazuba tuzagenda tubibona neza. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uriya abantu bafite umugambi nk'uyu nguyu igihe kimwe baba bafite umuyobozi, kuko ntabwo abantu bagira umugambi nk'uyu nguyu wo kubaka umudugudu badafite umuyobozi ubayobora, ubagira n'inama ndetse bagahuza izo nama. Bari bafite umugambi wo kubaka umudugudu ndetse n'inzu ndende y'amatafari. Umuntu wabafashaga kubaka yari inde? Wari ubayoboye. Bibiliya iduhaye igisubizo mu gice cya 10. Turasubiraho inyuma gatoya, turasubira ku gice cya 10 umurongo wa 8. Haravuga ngo, kandi Kushi yabyaye Nimurodi atangira kuba umunyamaboko mu isi. Yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka, nicyo gituma avuga ngo batinya Nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Igihugu yimyemo bwa mbere ni Babeli na Ereki na Akadi n'i Karune mu gihugu cy'Ishinari. Aba muri icyo gihugu ajya muri Ashuri, yubaka Nineve n'i Rehobotiru n'i Kara n'i Reseni iri hagati y'Nineve n'i Kara. Aho niho wa mudugudu ukomeye. Yubatse imidugudu myinshi ndetse yima n'i Babeli. Uyu Nimurodi wari umuntu ukomeye cyane. Abantu rero bahurije hamwe bayobowe na Nimurodi n'ibitekerezo byabo byinshi, baravuga ngo twubake uyu mudugudu. Ndetse n'igisubizo cy'abanyamateka kitubwira yuko Nimurodi ari we hubatse umudugudu. Umunyamateka witwa Josephus w'Umuyuda wabayeho muri 94 mu nyuma ya Kristo, yavuze ko uyu mudugudu wa Babeli hubatswe na Nimurodi. Josephus niko yavuze. Aya makuru tuyakesha urubuga rwa Wikipedia. Dukomeze dusome. Aba bantu bamaze kwihuriza hamwe, nuko barangije baravuga ngo Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Kuki ubu ngubu bataramanuka? Nicyo kintu twakwibaza. Bari bakoze ibintu binatangaje imbere y'Imana. Ubu ngubu ku isi dufite imijyi myinshi, ariko ibyo ngibyo Imana ntago yakoze ikintu twavuga nka reaction, cyangwa yabyitwayemo nk'uko iby'iki gihe yabyitwayemo nk'uko yabyitwayemo kiriya gihe. Kuko ubu ngubu icyo bari abantu bari bakoze cyari gitangaje. Bari bubatse umudugudu w'igitangarirwa ndetse n'inzu ndende y'amatafari. Abana b'abantu bari bubatse. Amakuru atubwira iki? Urubuga rwa Wikipedia, ku rubuga rwa Wikipedia baratubwira ngo umunara w'i Babeli ngo wari ufite uburebure bwa metero 2484, ngo ni inshuro 3 za Burj Khalifa. Burj Khalifa ni inzu ya mbere ndende ku isi iba mu mujyi wa Abu Dhabi. Urumva uwo munara ngo wari ukubye inshuro 3. Niko hano kuri Wikipedia batubwiye. Aba bantu bari abahanga kandi bari bafite ubwenge bukomeye cyane, ndetse Uwiteka yaje kubatatanya bitewe nuko bari bakoze ikintu gikomeye cyane. Si uko Imana yari iyoboye bizabaho hanyuma, ahubwo Imana yasanze icyo gihe bari barimo n'ubwenge bari bagize n'ibitekerezo bari bagize ari byo byari kubangiza. Gusa impamvu cyatumye Imana ibasenyera ni ukubera urukundo rwayo. Ngo Uwiteka aravuga ati, dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuwahindure ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye, bibe kumvana. Uwiteka batataniza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniza gukwira mu isi yose. Iyi Babeli Uwiteka yaramanutse araza anyuranya indimi z'abantu muri gukomera ku Uwiteka Imana yacu. Ushobora gusanga kuri iyi si abantu bazi indimi 5 ni bake, ariko wenda mvuge ngo bashobora wenda gusanga bari mu mamiliyoni abagerageza kumenya indimi 5, ariko nk'umuntu wapfa gusanga afite azi indimi 20-30 ni bakeya. Hari wabona no wa mbere ku isi atazigezemo.
ariko Uwiteka kubera ubwenge bwe bwinshi yatatanyije indimi z'abantu, baragenda batatanira mu isi, ngo nicyo cyatumye ngo bahwita Babeli. Babeli ubundi iri jambo icyo risobanuye ngo irembo ry'Imana. Babeli aho tuzayareba tuzasanga Babuloni ari ikibusanyo cya Yerusalemu, nk'uko byagendaga bigaragazwa mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ikibusanyo cya Yerusalemu, ikinyuranyo cya Yerusalemu cyari Babuloni, kandi Babuloni yaturutse aha ngaha yitwa Ibabeli. Iri jambo Babeli risobanura ngo irembo ry'Imana. Wibuke Yesu Kristo niwe wavuze ngo ni njye rembo ry'intama, ndetse ngo niwe nzira y'ukuri. Bivuze ngo Yesu Kristo bari bagiye kwikora ikintu cyitwa kwitsindishiriza, atari ugutsindishirizwa n'amaraso ya Kristo, ahubwo ari ukwitsindishiriza. Bivuze ngo rero aba bantu n'ubundi bari bafite umugambi wo kwitsindishiriza, badatsindishirijwe n'Imana, ahubwo batsindishirijwe n'imirimo yabo. Babeli nyuma haje kwitwa Babuloni. Ubwami bwa Babuloni bisobanura ngo irembo ry'Imana nyinshi. Irembo ry'Imana nyinshi. Aha Babuloni niho amateka ahuriza akatubwira yuko ikintu cyitwa ubupagani cyangwa gusenga ibigirwamana byakomotse. Kura cyane cyane kuri uyu mugabo witwa Nimurodi, bitewe n'uburyo yari akomeye cyane, ngo yajyaga ajya guhiga abantu bakabona azanye inyamaswa zo kubagaburira, ngo barangiza bakamukomera amashyi, ndetse ngo yaje gushakana n'umugore witwa Semiramisi. Uwo Semiramisi amateka atubwira ko yari umwana wa Kushi, akaba yari mushiki wa Nimurodi, kuko kera abashiki n'abasaza barashakanaga. Gusa ibyo biba birakabije, kuko se Kushi ngo yabyaye Nimurodi kuri Semiramisi. Bivuze ngo yari mushiki we ari na nyina. None amateka akongera akatubwira ko nanone Semiramisi yaje gushakana na Nimurodi umuhungu we, akaba umugore we, akaba nyina, akaba na mushiki we, amasano atatu ahuye ku muntu umwe. Urumva rero ni ibintu byari bitangaje, ni ubupagani, kandi koko Satani yari yarateguye ibi bintu byose. Uyu nguyu aha muri aba ngaba niho Satani yaje kwiganira inama y'agakiza. Gusa tutagira ngo Semiramisi nawe yari umuntu woroshye, usibye no kuba umusambanyi yari afite n'imbaraga zikomeye cyane. Mu witwa James White yaratubwiye muri Adventist Review and Sabbath Herald, yaratubwiye ngo Semiramisi yahaye akazi abantu 2 miliyoni ngo bubake Babuloni. Yafashe imfungwa 100,000 muri Indus, arohamisha amato 1000. Bivuze ngo Semiramisi yaragiye aguhera akazi igihe bakuye umudugudu, nayo yarafitemo uruhare, yatanze akazi ku bantu 2 miliyoni ngo bubake Babuloni. Urumva rero aba bantu bari abantu bakomeye cyane. Gusa amateka atubwira ko Nimurodi ngo yaje kugera harapfa. Nyuma yo gupfa kwe Semiramisi asigaraho, arangije ngo rimwe aza guterwa inda n'umugaragu we. Nyuma yo guterwa inda n'umugaragu we, avuga ko umugabo we kuko yari yaravuze ko yapfuye akajya mu ijuru, yavuze ko yapfuye ajya mu ijuru, ngo umugaragu we amaze kumutera inda yavuze yuko Nimurodi yagarutse akaza akamutera inda avuye mu ijuru, bityo akaba azabyara, umwana azabyara akaba ari Nimurodi nanone. Uwo mwana niwe waje kuvuka bakamwita Tamuzi. Mu cyigisho gikurikiraho kizakurikira iki ngiki, ubu ngubu twari turimo tureba nka introduction cyangwa intangiriro y'ibyigisho bya Babuloni, tuvuga aho yakomotse. Hari n'umurongo nababwiye yuko Babuloni nayigeranya iyi si yacu, nayigereranya n'itorero ryo mu gihe guhera mu gihe cy'intumwa, n'uburyo ryatangiye ritunganye rifite umurongo umwe, kuko bari bahuje bashyize umutima hamwe, ko mu byakozwe no mu gice cya 2 batubwira ibi bintu. Nanone uko tuzagenda turushaho kugenda tubyiga mu mateka, tuzagenda turushaho gusobanukirwa impamvu y'ibi bintu byose, n'impamvu nababwiye ko itorero nzarisohuza n'isi yose, ndetse rikaza gukomokamo umudugudu wa Babuloni mu itorero ry'Imana, ukitandukanya n'abantu b'Imana nk'uko byagenze muri kino gihe. Natwe rero bene data dushishikarire kumenya iby'ijambo ry'Imana ryatubwiye. Gusa kino gihe natwe abantu benshi barimo kubaka Babeli, abantu benshi barimo kubaka Babeli zabo, Babeli zizabatandukanya n'Imana. Abantu barimo kubaka Babeli mu buryo butandukanye cyane. Ijambo ubundi Babuloni risobanura urujijo cyangwa urudubi.
Ubu ngubu twari tumaze gusobanukirwa neza aho Babuloni yakomotse, uburyo yakomotse mu kibaya cy'Ishinari, bikaba byaratangiriye mu bintu bidasanzwe. Ibi bintu byo kugomera Imana akaba ariho ubwami bwatangiriye. Babuloni ikomeye ivugwa mu Byahishuwe si yo Babuloni mvuga hano, ahubwo Babuloni iri kuvuga hano niyo kugira ngo izadufashe gusobanukirwa na Babuloni yo mu Byahishuwe, kuko burya Bibiliya iravuga ngo ibyabayeho kera bizongere bibeho. Niyo mpamvu rero kuri aka kanya twari turimo tureba ibya Babuloni. Reka dusoreze ku magambo aboneka mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi kuri paje ya 59. Harifite umutwe uvuga ngo umunara w'i Babeli muri iki gihe. Muri iki gihe hari abantu bubaka umunara, abanyabyaha bumva ko bakwiriye kugaya ubutabera bw'Imana, basuzugura amategeko yayo kandi bakirata bavuga yuko ubwenge bwa kimuntu buhagije. Hanyuma kuko iteka ry'umuriro mubi rituzura vuba, nicyo gituma imitima y'abantu ishishikara gukora ibibi. Abantu benshi banga inyigisho z'ukuri za Bibiliya maze bakishyiriraho inyigisho zabo zishingiye ku bwenge bw'abantu no ku dutekerezo baba bahimbiye tunogeye amatwi. Berekana umunara wabo yuko ariyo nzira yo kuzamuka mu ijuru. Abiha gushyanuka bigisha yuko uwica amategeko atazapfa, kandi ngo umuntu ashobora gukizwa atumviye amategeko y'Imana. Iyaba bitwa Abakristo bemeraga urugero rw'Imana iduha, byatuma bagira ubumwe. Ariko igihe cyose ubwenge bw'abantu buzashyirwa hejuru y'ijambo ryayo ryera, hazaba amacakubiri kandi ntibazahuza. Urudubi ruri mu matorero ruterwa n'inyigisho zidahuza, rusobanurwa neza n'ijambo Babuloni, akaba ari ubuhanuzi buvuga iby'amatorero yo mu minsi y'imperuka akunda iby'isi. Imana iri hafi guca urubanza, imbaraga yayo y'ubwami izahishurwa, kandi imirimo y'ubwibone y'abantu izacishwa bugufi. Ahangaha Imana iraduha umuburo kugira ngo umunara turimo kwiyubakira mu mitima yacu wo kutizera Imana ahubwo tugakurikiza ibibi utuvemo. Imana iraduhamagara mwene data kugira ngo tuyigarukire, kandi tuyigarukire n'umutima ukunze. Reka dusoreze hano, mbararika kuzakurikirana icyigisho cya kabiri. Ni icyigisho kizaba ari cyiza cyane, kizaba kivuga ku mateka y'ubupagani ndetse n'uburyo ubupagani bwagiye bukwira mu isi yose, ndetse n'uburyo bwaje bukagera mu isi ya Gikristo ya none, ndetse ukaba mu matorero menshi bukaba ibyatangiriye i Babuloni byari ubupfumu, bikaba bikorwa n'abantu benshi bazi ko bari kubikorera Kristo, nyamara barimo kwica amategeko ye. Reka dusoreze hano. Imana ibahe umugisha wo kumva iki cyigisho. Reka twishije bugufi dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, tugushimiye yuko utwigisha iki cyigisho. Ni icyigisho cy'urufunguzo kidutangirira kwiga ibi byigisho bya Babuloni. Turagusabye rero mwami ukomeye kugira ngo uzadufashe mu cyigisho cy'ubutaha, tuzasobanukirwe n'iri banga irya Babuloni, ndetse tumenye neza ko Babuloni atari ikintu cyoroshye, kuko mwami wavuze ko muri Babuloni ariho amaraso y'abera bose yabonetse. Turagusabye rero mwami kugira ngo uturinde, utube hafi, tuzabashe kubisobanukirwa, kandi mwami utwungure ubwenge bwacu kugira ngo twe kubyumva gusa no gusobanukirwa, ahubwo nyuma yo kubyumva no kubisobanukirwa dutere indi ntambwe twihane. Komeza ubane natwe kandi mwami, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen.